ntabwo mbona ko abantu 2020 igiye kurangira, tugeze mu kwa 9, hasigaje amezi 3 tukayirangiza, ariko izasiga bakajubite benshi, kandi biragoye ko muri 2025 abantu ndakwinginze, nicyo kintu nshaka kubabwira abantu, kandi kiri ku mutima wanjye, mushake ibintu reka mbwira abantu batwumva, ibintu byo gukizwa no ubushake bw'umuntu. Munyumve neza, Yesu yaduhitishijemo ibintu bibiri, yaduhitishijemo ubugingo n'urupfu. Ushatse wahitamo urupfu, ushatse wahitamo ubugingo. Ibintu by'agakiza si ku mbaraga, ibintu by'agakiza, abantu banyumve, ibintu by'agakiza ni amahitamo y'umuntu. Ibintu byo gutera imbere mu mwuka ni amahitamo y'umuntu rwose. Abantu banyumve, nushaka kuguma ukuri uzaguma ukuri, ariko nushaka gutera imbere mu mwuka uzatera imbere rwose. Ntabwo ibintu by'agakiza ni amahitamo y'umuntu. Ushobora no kutagira ababyeyi bakurera, ubagize mu mwuka ni amahirwe masa, ubagize beza, nkuko Timoteyo yagize Paul, nkuko Eliya yagize Elisa, nkuko Mose yagize Yesuwa. Ugize umugisha wababona, ariko utanabagize hari umwungeri mukuru w'icyitegererezo twese tureberaho, ni Kristo. Abantu muri iyi minsi barimo barahindagurika, ariko Kristo ntahinduka. Niwe muntu mujyanama wawe mukuru, niwe muntu ushobora kureberaho ukavuga ngo nubwo Jean Paul ndimo ndabona atarimo kumfasha, ariko nubwo mbona arimo kwibuzabuza, yabuze umwanya, ibintu byamufashe, ibintu byamugose, atanyitayeho. Yesu ahora kwitayeho. Mu bantu batabura amasaha 24 kuri 28 ni Yesu. Ariko pasiteri 28 ashobora kuyakugabanya, Dominique 3, mon frère 3, Jean Paul akamuha 3, ariko Yesu azi kutwitaho 24 kuri 28. Ntiwamusonzana wabishatse. Iyo mugiye kure inzara izakwica, ariko iyo umwegereye azaguhaza. Ndagira ngo mbabwire ko abantu baduteze amatwi, kubera uburyo isi iteye, ntabwo ari 2020 gusa, no mu myaka ikurikiyeho isi izakira ibihe. Reka mbabwire ko isi izakira ibihe bikomeye kurenza n'ibi turimo. Ni ukuri. Yesu aramutse atagarutse, ndagira ngo mbateguze ko isi izahora yakira ibihe, kuko ni isi, ntabwo ari mu ijuru. Isi izahora yakira ibihe bihindagurika. Ariko ntabwo twemereye kuba abakristo bahindagurika. Twemere kuba abakristo bahindagurika. Uko igihe kije se nacyo, uko igihe kije se nacyo. Hari agasimba kitwa Kameleon. Kameleon ni uruvu. Uruvu iyo rugeze muri ibi byatsi bimeze gutya, iyo kigeze ku mutuku, ntabwo rero ibintu byo kwakira Yesu bijyana na kare agasimba. Kagera mu muhondo kakaba umuhondo, kagera mu cyatsi kakaba icyatsi, kagera mu mutuku kakaba umutuku. No, ntabwo umukristo ibihe byose agezemo bihita bimukubita agasa nabyo. Oya. Ntabwo umukristo ava i Kigali ngo ajye Dubai, ngo ahita afata umuco w'i Dubai utajyana n'uwa Yesu, kuko umukristo ajya mu ndege afite Yesu, akajya niba ari kujya kurangura akarangura ari kumwe na Yesu, akazagaruka akifite ubukristo. Ubukristo ni umukristo dutunga ibihe byose. Ikintu nenge kubabwira rero, yarambwiye ibanga niri, musabe ibanga niri. Ibihe byawe byo gusoma ijambo ry'Imana byongere. Niba ufite bike byongere. Babwire ko iyi nzu Yesu yavuze itaraguye kubera ko yubatse ku rutare. Ndagira ngo babwire ko muri iyi si, ukurikije iryo jambo, muri iyi si hari inzu ebyiri. Hari inzu yubatse ku rutare n'inzu yubatse ku musenyi. Ndagira ngo babwire ko inzu yubatse ku musenyi izagwa, kandi iraguye. Izagwa. Mvuze iki? Isi irimo abantu babiri. Isi irimo umuntu wubatse ku rutare n'ubatse ku musenyi. Umuntu wubatse ku musenyi araguye, ariko ubatse ku rutare ntazagwa. Ibanga rero niri gukomeza ijambo ry'Imana. Nicyo kintu umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye. Yaratubwiye ngo nimukomeze ijambo ryanjye, ibihe by'imvura ntimuzagwa, ibihe by'imivu ntimuzagwa, ibihe by'umuyaga
ntimuzagwa nimukomeza ijambo ryanjye ibihe byose ntabwo muzagira icyo muba. Wowe rero uneze amatwi ntabwo nzi ibyo ukunda gusoma, sinzi n'ibyo ukunda gutaramira, niba ukunda kuba kuri Sinai TV simbizi cyangwa izindi jana, sinzi ibintu ukunda kubana nabyo, ariko ongera kubana n'ibya Yesu uzaba urimo kwinjira mu mubare w'abantu barimo kubaka ku rutare. Injira kunda kubana n'ibintu bya Yesu cyane. Nibyo Dominique abubwire, ntabwo mbona ko abantu 2020 igiye kurangira, tugeze mu kwa 9, hasigaje amezi 3 tukayirangiza, ariko izasiga bakajubite benshi, kandi biragoye ko muri 2025 abantu bazirata yuko 2020, ariko ugombye kuzirata ko babaye amahoro bagumanye na Kristo. Mubitegure uzadukorera, niba uzadukorera agafilme k'ubuzima bwawe nubwo utagakora, ariko amateka yawe azaba yaragakoze n'ubundi, nubwo utagakora mu buryo bwo gutwereka, ariko amateka yawe azaba hari icyo yatubwiye. Ubyitegure nanjye mbyitegure, ariko nujya kuri internet abantu benshi bakunda kujyayo bakararayo, abantu kujya kuri YouTube mukararayo, mukajya mu bindi bintu, mukajya mu muziki y'isi, mukajya no mu bindi bintu. Hamwe n'urugamba ufite mu mwuka nta bizakugora. Mujye mu ijambo ry'Imana, no mujye mu bintu by'Imana, shakisha ahantu hari ibintu byiza by'Imana. Ndakwinginze, nicyo kintu nshaka kubabwira abantu, kandi kiri ku mutima wanjye. Mushake ibintu byiza by'Imana bizabafasha guca muri ibi bihe. Ikindi, ongera ibihe byo gusenga, ongera ibihe byo kubana n'Imana, iryo banga rituma uzaca mu bihe kandi ukazavamo nta mwotsi ukunukaho. Yesu abahezagire. Mwakoze cyane abo twabanye kuri Sinai TV kuva dutangiye ikiganiro kugeza dusoje, abo dusozanyije. Twizera ko mwaguwe neza, twizera ko mwagize ibihe byiza hamwe na Mwarimu Jean Paul Nzaramba ku ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima. Kuri insanganyamatsiko twaganiriye yo gukomera ugagumana ubukristo bw'umwimerere no mu bihe bigoye. Twabivuga bwakwira. Yego, ni byinshi, ariko hamwe n'Imana twizera ko imbuto tubibye dataraza kuyuhirira yikuze mu mitima y'abantu badukurikiye. Hanyuma tugiye kuguha umwanya usengera abantu, yaba wa wundi twavuze ufashe icyemezo cyo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ari bwo bwa mbere, hanyuma unafashe wa muntu none wari waramwakiriye ariko warusa naho yaracitse intege kubera ibihe bigoye, nawe yumvise icyo akwiye gukora kugira ngo akomeze akomere. Hanyuma kandi usengere n'undi muntu uwo ari we wese ukunda ijambo ry'Imana muri rusange, gukomeza iyo nyota ikomeze yiyongera ku ijambo ry'Imana. Bose urabakubira mu isengesho rimwe, hanyuma dusoze. Dusenga Imana. Mana Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ubuntu bukomeye utugiriye kugira ngo tube muri uyu mwanya wo gusangira na bene data bose n'abashiki bacu ijambo ryawe. Mana, dusengeye umuntu ufashe icyemezo cyo kugira ngo yakire ubutumwa bwiza, kugira ngo aya masaha, uyu mwanya, aho ari, icyumba arimo, inzu arimo, aho yaba ariho hose, kugira ngo uko aguhamagaye, uko agutakiye akubwira ngo unkize, Mana yacu umukize. Ushaka kukwakira mu buzima bwe Yesu, winjire mu bugingo bwiwe, kugira ngo uyu mwanya ahinduke icyaremwe gishya. Umwandike mu gitabo cy'ubugingo, umwandukure mu gitabo cy'urupfu. Turamukumurikiye mu izina rya Yesu. Yemeye kwakira ubu buzima bushya, umugirire neza, ahinduka umwana wawe. Hanyuma watemanywe n'ibi bihe akagira intege nkeya, turamusengeye. Uri Imana ikiranukira kutubabarira, uri Imana yeza, uri Imana itunganye. Ukakubwiye ngo mbabarira, umubabarire Data mu izina rya Yesu. Hanyuma twese muri rusange abari mu rugendo dusabye imbaraga nyinshi, kuko ibi bihe ntabwo byoroshye, ariko dusabye imbaraga nyinshi kugira ngo tudatembanywa nabyo. Uduhe guhagarara neza nk'uko ba Yobu bahagaze muri biriya bihe, nk'uko Basaduraka na Bameshake bahagaze muri biriya bihe, bakava muri uriya muriro nta mwotsi ubanukaho. Twese turasenze kugira ngo Mwami uduhe guca muri ibi bihe, tubicemo ariko dufite imbaraga zawe, kugira ngo tuzagere hakurya turi amahoro. Urakoze Mwami,
ukomeze kudufasha. Itorero ryawe muri rusange turarisengeye, hanyuma dusengeye n'uyu murimo wo kuri Sinai TV kugira ngo ukomeze kuwagura. Uri Imana ijya yagura umurimo wayo. Ushyigikire abakozi bawe kandi ushyigikire buri wese mu izina rya Yesu, kandi ibihugu byacu bigirire neza muri iyi minsi imeze gutya, utwite uturengere. Abahanga barananiwe, hanyuma imiti irananirwa, ariko Imana ishobora byose. Ukuboko kwawe kunini kurekure ni gukore imirimo n'ibitangaza mu bihugu byacu byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi izina ryawe nirishimwe. Twese duhabwe umugisha n'Uwiteka. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Mwarimu, Imana ibaho umugisha. Asante. Abakoze kwitanga kuganiriza isi yose yari dukurikiye kugira ngo bongere bakomere mu bijyanye n'agakiza twakiriye ka Yesu Kristo muri ibihe bigoye. Ibihe bizahoraho tukiri mu isi nk'uko watubwiye, bizagenda bisimburana bigoye, ariko ntidukwiye gusimburana nabyo, ntidukwiye gusa nabyo nguko dutakaza umwimerere w'agakiza, ubwo dukwiye gukomeza. Ndabashimira mwese abo twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana ibaho umugisha cyane muri hirya no hino. Iki kiganiro numara gufashwa ntukigumane, ugisangize n'abandi kugira ngo dukomeze kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha. Naho ku cyumweru gitaha, naho mu minsi itaha, no mu bihe bitaha, mu biganiro bitandukanye. Imana ibaho umugisha. Amen.